MI6 yabo se nayo ijya irambura akaboko kazina ubwo se baba baryamye mu Bwongereza ahubwo se nihe hitare mayisi batazi ibibera mu gihugu gikize kuri iyi sasa dusomera itangazo ry'Abongereza ribwira bene wabo kugenda umuvandimwe yereka abantu iyo ahantu Ubwongereza buvuga ko usaba abaturage babwo kutegera n'amashusho y'ejo y'uburyo radiyo televiziyo y'igihugu yafasha abantu barimo kuza barimo baza harabona ko abantu bagendana bino bikapu batandukanye n'abandi birukankana utumatoro aba ni ababasha kuza kujya mu mahoteli ndabona rero ku itariki 24 mu gitondo ambasade y'Ubwongereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yanditse itangazo rigira riti M23 yagaragaje intego zayo zo kwigarura umujyi wa Goma. Turagira inama abagenda bose igoma ko niba uri igoma ushobora gukoresha imihanda nyine y'ubucuruzi iminini kuko iyo mihanda biracyashoboka ko wayigenda yego aha imirwano muri Sake ni ibirometero 23 mu burengerazuba bwa Goma ndetse no mu bice biyegereye bose ubona ntawe hapimye umwe 25 undi 27 undi 30 ntawe urahapima baragereranya nukugereranya iri hagati ya nukugereranya ni ibirometero gusa ni hagati y'ibirometero 20 na 30 byose ariko ntago birenga aha imirwano kandi iravuga ko M23 kuri ubu iri kugenzura umujyi wa Sake yego ndetse ikana umupaka uhuza u Rwanda na Kongo Kinshasa Gisenyi bavuga bati ushobora gufungwa wenda igihe gitoya ubwo uzicyara niwe mubwira wabugiye urumva ntiyamubwiye ngo mwe mwambutse ariko close at short notice isaha yari yose umupaka uhuza u Rwanda na Kongo wajya kubona arimo uyu Mwongereza arabwira bene waba tushatse wabugiye niba tawufungwa biraba ari amahoro niba ufunga bafunge kuko ibyo kumanuka epfo Sake ntihafitwe na leta atubufasha bwa leta y'Ubwongereza biragoye cyane utari Kinshasa hano baravuze several limited outside of Kinshasa biragoye cyane utari Kinshasa urumva mu gihe kandi gusa iyi ambasade y'Ubwongereza muri Kongo iravuga ko rwose ubwo ni inama ziri kuva kuri Foreign and Commonwealth Development Office ni FCDO ni nka Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza cyangwa se ishinzwe kureberera ibikorwa by'Ubwongereza hanze iravuga ko mu gihe byaba ari ibintu bikomeye cyane bashobora gutanga ubufasha bwo kuba babafasha kuva mu gihugu mu gihe kandi iyi FCDO itangaza ko hari ibice abaturage b'Ubwongereza batabakwiye kuba bajyamo nzanira ikarita tukura naho batemerewe kujya ntago aruvuga ko batahemerewe avuga ushaka kuhajya at your own risk yego nukujya uri bwirengera ingaruka zibiri kubeho kumanuka ukajya hasi hagana Tanzania kugera kuri Zambia kandi buriya ntago babivuga wa mugani MI6 araho starabigenzuye ubundi amakuru itangwa na CIA ikagenda ibavunguriraho duke yakajya ati mubwira abaturage banyu ahubwo none se kuri akuzenguruka naho ikeka mve tuyishobora kunyura ijya uya hari ibibazo hari ibibazo reka intambara nubwo wumva ivugwa muri Kivu ya hano ntabwo ari Kongo ihora mu ntambara hari hejuru hari ADF bira bice by'ejo na ADF su control Central Africa ariko none Central Africa reka nzange nihamagarire ntuza di Sudani habaye inyeshyamba wo mu kibaya Sudani habaye inyeshyamba hano muri Tanganyika muri intara ubona yegeranye na Tanzania na ntuze naho habaye inyeshyamba zindi zishaka kwihuza ngo na Katanga na Kivu ngo bakikura kuri Kongo urumva na Kongo ya ruguru nayo barayigabana ibice birimo Hote Uwele na Ituri ndetse n'ibice byegeranye n'umupaka wa Kongo Kinshasa na Sudani y'Epfo umujyi wa Goma intara ya Kivu y'Amajyepfo uretse mu mujyi wa Bukavu muri Maniema intara ya Tanganyika ndetse na Hondomami nubwo babakoreye urutonde ni byinshi bababwiye ariko muribuka umusibejo narababwiye ngo Marishali mu kiganiro cyacu cyo kwa Rwanda yaravuze tuvuga ku bya Kongo ngo M23 ishobora gufata Goma naravuze ngo umunsi za ambasade z'ibihugu bikomeye zatangiye kuburira abaturage babo uzamenye ko hari igishobora kuba kigiye kuba
mwaka nagase ko gumi dashobora gufatwa mukavuga ko ari urupfu rw'inyeshyamba ariko ubundi kuyifata ni politikari diplomasi ni nayo mpamvu Amerika ubwo yatangiye kubwira ngo abaturage bayo basohoke ubwongereza bukaba buvuze n'abandi barasa nkaho bavuga bati Kisekedi nabo mu Rwanda mwimenye yego ariko buriyo bazi ko batari bukwemerere ko uhagerageza amatangazo aramanuka ntayo bashyiraho no iriya ntago ari go ahead yo kujya mu 23 niyo binashoboka ninjire icya kabiri gutekereza ko M23 ejo yarafashe Sake tugejeje isaha nta tangazo ribamagana nta na rimwe ejo bundi bayifata bayigeramo byo kuyigeramo igihe bari bayikikiye barabamaganye bafashe Centre Masisi intambara irarota matangazo y'urudaca none bafashe Sake na harya ni handi hino handikira umwami ejo yarari oya mubambiro n'undi ni centre yegereye Sake ariko nyine urumva ko baba basatira Goma ntihagira uvuga abaturage bangana kuri barasohotse amatangazo arasohotse isi iracecetse harimo haraba ikintu kirenze igisanzwe mu buryo bwa diplomasi kuko inyeshyamba na leta hari ubu message buri gucicikana mu bigo by'ubutasi kube mu 23 tarafashe Goma ejo cyangwa ejo bundi cyangwa imyaka yashize hano iyi ntambara irwanwa mu bice bibiri hari amasasu avuga ku butaka hari amakaramu n'impapuro nazo ziba zishwanyagurika mu mafisi y'abantu computer zikocagurika abandi impapuro z'amakatiyusha z'impapuro ziba zimanuka njyewe rero ngiye gushaka umuvandimwe wacu inshuti yacu iherereye mu kibaya nyandikiye nka saa 11 ati mama Sikovi ati umeamuka ntiyashwimerara ati bayirarasa mu kibaya reka twumve niba yabonetse ku murongo tumubaze waramutse uranyumva neza nimo gukumva ngo byifashe bite se mu kibaya mwaramutse mute bantu tubwire nimugoroba byarangiye bite mu kibaya n'ijoro nko mu masaha 3 niho batubongeye kugwa imirwano yongeye gusa yatakanye biza kurangira saa 4 ubwo uburyo twabonaga n'ibishashe ariko muri kino gitondo FARDC byose iraterayo amagrenade ubu yahinduye amagrenade amakombora amabomba niko iramutse irwanaga mu kira kibaya cyakibumba ubu barimo bararwanira heze ya nyagwa Kanyamahore niba ari Kanyamahore n'ubu niho bakirwanira ubu ntabwo imirwano irasa niyatakanye cyane ni ukujugunya baracyari kunywa igikoma n'icyayi ngo ntabwo batakana ariko amabombe go baracyari gukomeza kuvuga niba yarinze bayijugunya za saa cyane bashyiramo akabongo barajugunya ibisasu uravuze ngo bakabirenza bakabirenza ikirunga bikajya kugwa za Sake ibindi bikagwa hano muri Kibumba barimo barajugunya ibisasu binini inyuma kugira ngo bigwe za Sake ese inkambi ya Kanyarucinya ntikibayo Kanyarucinya irahaba ariko ejo batangiye guhunga nabo ejo kuko baharashe amagrenade agera murane baza guhunga basatira umujyi wa Goma nukuvuga ngo nzi ko hari inkambi nini ya Kanyarucinya nabo barahunga bajya Goma rero nabo bahunze bajya Goma umunsi w'ejo hanyuma impunzi zari zaciye kuri boda yaho za Kabuhanga n'icyo kibaya harya ku kagari mubamo kitwa ni Rusura nimugoroba imirwano isa niyaho ushorotse basubizayo babaha uburenganzira banyura kuri reveni basubirayo ubu ngubu nta zindi zari zazamuka ariko no mu baturage hari abavuze ati dufite imiryango bakajya mu miryango ubwo abone bo bakiri mu Rwanda abaje bakajya mu nshuti zabo n'imiryango mu miryango yabo hano mu Rwanda ariko abari bahunze n'abamuturanye cyane bari munsi bari muri izi nturusi karitsiye kaba hejuru y'ikibaya abari bahunze bari baturutse muri Kibumba abandi baturuka ku mangazini ariko hose ni muri Kibumba umuntu urimo kurasa inyuma y'ibirunga yoherezayo biriya bibombe ararasa aturutse he ari kurasa aturutse kwa mama hirya kwa mama Olive
ese Kanyamahoro byaraye birangiye bigenze za bite? Kirimanyuka. Yego. Kanyamahoro ntabwo bari bavamo kuko sharingi yo mu ma saa 3 nijoro yabaye sharingi yo Kanyamahoro na Nyundo na Troazantene bari gusharingana. Okay. Sawa ngaho komeza udukurikirane ubwo uraza kutubwira. Habaye izindi mbenduka nahita amabwira nuko. Urakoze cyane. ubwo babyutse barasinira kuri ka gasozi boherezanya ibikompura muri iki gitondo. Icyo avuze ndacyumva nubwo nyine we nk'umuturage avuga ngo barajutera grenade kubera ko biturika ni imbunda nini ku buryo bahagarara hariya aho bitaga kwa mama Oliva wenda nuko mama Oliva niho hegereye Goma. Yego ni mu kibaya impamvu bahita kwa mama Oliva aho hantu hari hatunganyijwe bazuti mama Oliva ninde umugore wa Kabila ahari se bari bahatunganyije ariho bazakirira papa igihe avuga ko azaza muri imirwano ibirubuye ikindi iyo bari aho muri icyo kibaya imbundi ihagurutse irenze umusozi nayo mwumve ukuntu abana b'abantu twanze gushira bohereza ikintu kikagenda iyo gihagurutse gisiga urusaku nkaho n'ibivumbi umwotsi uko indege ihaguruka urusaku rugasigara inyuma iyo yagiye mbere noneho kikazamuka kikarenga kiriya kirunga hashira nk'amasegonda nka 40 hafi umunota kiti pa kikarenga ikirunga gute kikomungana nuvuga ngo bari mu kibaya birabunda birasirwa muri altitude barazamura bakajugunya inyuma ya Nyiragongo. Oya Sake gute se inyuma ya Nyiragongo nyine inyuma ya Nyiragongo ni muri Sake. Oya wowe igice cya Masisi. Oya wiyipima uyihagaze yose nuvuga ni nko gukerereza. Reka mbanze nkwereke bakinyuza iruhande. Reka nkwereke uko bimeze kuvuga ngo kwa mama Oliva ni ikibaya giteye ibitugu Goma. Yego. Noneho ikirunga kikiri hirya ntabwo bapima ngo barenge mu kirunga hejuru basa nk'abagikikira ariko nyine gica ku kirunga kibunda se ni ikira iki nicyo izi nizo bita BM21 bakunda kwita saba iyi ngingo ku Mutanzania irindwa mubi bazizanye bazigemuye noneho ngo Umutanzania yamutse kandi uzi cyiza baca i Kigali niho hari inzira igera none se bazagera bya baca mu Rwanda cyangwa baje ari benshi urumva noneho akacyohereza kibererekera niyo mpamvu namubazaga ngo inkambi ya Kanyarucinya kuko aho hana avuga bacisha barasa kibaye kihanyura cyagwa ku nkambi ya Kanyarucinya none urumva ko na Kanyarucinya yagahunze izagoma ariyo ya nkambi twabonaga isa niyashwanyaguritse yego yashwanyaguritse ubona ko ishaje ngayo nguko gereka ndacyashaka amakuru ariko komeza ushakisha nande oya ndimo ndabaza ngenda shaka kumenya icyo ndimo mbaza M23 bafite maiti umupfu oya wakiri mwamize ntago bamugira niba ari umurashi wa undi muremure kuko ntabwo niba muremure wanamurashi ntabwo ari muri crossfire gite ntabwo ari muri birangira ari biriya gusa ni imirwano nyine yo kujugunya ibyo bintu turategereje ubwo muri make M23 ari mu mabere y'inkumi ntabwo ikirimo irarwana n'abangaba bari hano kwa mama ntabwo barimo kurwana niyo mpamvu barimo kuvuga ngo baranywa icyayi icyo barimo gukora barimo gusharinga nyine bya bindi gusharinga no gusharinga bose baba basharinga buri umwe ababwira utatu ufite iki ngo nguhe nawe tugenda gutya byihuta ni sharing ibiri oya ni ugusharinga nta sharing irimo ni sharing nyine ni bombardoma oya nyine impamvu igomba kuba share nuko umwe ahundi n'undi bagasangizanya babahana bishimye oya kwishima nta biri muri iyi nkuru reka gusharinga niba uza kwishima nta sabasa bifite birazifite se izibambura irarasi ibifu bikavamo kandi izibambura muretse nta sabasa none se tugarura ikiganiro cya kera kivuga iki kiva mu mabere y'inkumi bohereza ikintu nkajya mbabaza nti M23 barayirashe batashwe nayirarashe M23 gishobora kuba ifite nk'ikintu cy'ikigunguru kiraho gutya ku ntuze kugira ngo bisakuze ntabwo ya rusaku rw'ikigunguru rwatuma icyo barashe kigenda ibirometero bingana ariko ko wegereye ikibaya wumvishe n'akabunda gato yo kuntu gasakuza ku buryo yahiri irekura ibintu byinshi byisukiranye iyo yohereza ikishwanyuka
yo ntabwo ifite urumva ibivuga ifite cya kibunda nyine cya kintu cya kindi twabonye bashyiramo Weza na cya kindi cyeje ikibunda gifite vora bakaraga yagikuye yarakibambuye kitarakekana yaranabibambuye ariko ntabyo yambaye sadeke igihe ibibambura yarabivuze. ikintu nemera igihe shyamba zishobora kuba zifite twa mota ziradufite ngo twase nitwo dufata akarere tugafata Cyane. shada Umva irabivuga twamurutse iradufite erega gufata agace bivuga ko ufite ibikoresho ntabwo ugafata n'urusaku M23 rega ikintu ikora convention nyine ni ukuza tugakubita turebana ibintu byo kurasira kure ariko ngo Ntabwo generali bikora Makenga cyane. ngo afite umugabo bita kiropapa ngo ni mu bica are kuri biro oya ngo ikintu bita ambushkade ambushkade ni iki ambushi nyine hari umuntu unyibukije ngo sikumva ngo ryabuye wavuze ngo bazatera igoma ngo barebe ikivumbuka mu nyine wabwani hari ukuntu baba bayigose bakayikanga ngo barebe ikivamo barebe uko isi ivuga wanagayicukana gakibuye none arambwiye ngo banazemo ibuye ngo havumbukamo ngo sadeke na monisco cyakora banazemo ati kandi ibi wari warabivuze kera banazemo ariko ntabwo byumvikana ukuntu ingabo za leta zihungana ibintu bingana kuri ntabwo zahunze rega zirabira zari zibijyanye ku rugamba uretse zirabinyuze i Kigali nk'ibyo byice bigira bite kugeza ubwo babibafatana biriya biba bikeneye ko haza intambara iri seriye n'ibihari ntabwo ari se ni ibifaru umva muzane umuntu witwa ariko menya fardes ifite ubushobozi itararwanisha wikiye none se uyobewe hariya n'umudepite wo muri ni muri Katanga ni he kanishakira uwumbaza avuze ngo noneho dukeneye kuzana za ntwaro zindi ariko hari izo babitse ariko urafata umuzarendo umuyobore ariko mwibuke umuzungu abwira undi abwira abantu ataba abantu ntibatozeka mwarumeni yarabuye ati ntibatozeka ataba abantu twakagize Eurade habari zasubuye habari zasubuye hapa ni sawa, hapo vipi? nzuri hapo tu ni sawa banapigana unasema ngo ni sawa iyo Swahili si ile ni ya kupanda kuteremuka kule iyo mu birere yani nikushirishe nikakumanga partout Kwa bitatugezaho turashima Imana. none se ndagira ngo uvuge inkuru nk'umuntu wicaye ku gatebe utanyeganyega tangira inkuru yawe byatangiye hera nimugoroba uze ugeze izi saha usibye ibintu wabonye kwa Kanyuka utubwira ikintu cyaba cyerekana ko hashobora kuba hapfuye umuntu Hashobora kuba hapfuye umuntu nanjye mutambaza kubigendanye na Kirumwami Kirumwami nda wamukubajije ngewe mbwira uko inkuru yarayitangiye nimugoroba kugeza ubu ku mupaka byagenze bite ukomeze ungerere kuri Kirumwami Yego. kandi ntumbwire ibyo wumvise nk'ibyo numvise komeza murakoze cyane Skovia zamu ndetse na Shatani babaye benshi muri bafate ngira ngo intambara yabaye ikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse inagikomeje ngira ngo iri kubera mu bice bitandukanye by'umwihariko ku munsi w'ejo uzi ko twavuganye ndi kuri umupaka mutoya uhuza u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri Petite Barriere ku munsi w'ejo twakomeje kubona n'ubundi amakuru se cyangwa abaturage barimo barava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari benshi ariko abavuga benshi n'ubundi ni abasanzwe bakora akazi gatandukanye twabonaga nk'abaturage 100 bavuye muri Kongo muri Goma ariko tukabona ari nka 2 basubiyeyo icyabaga kirumvikana ikomeje hiriwe paniki Goma ejo hiriwe urusaku rw'imbunda ndetse na n'ubu ruracyagwa cyumvikana hanyuma abaturage benshi rero bakora akazi gatandukanye Goma bakavuga bati hani Goma kuhaguma bishobora kuba ari ariko ku mpamvu bisa nkaho ari ugusubiza rwaye mu kaga ubwo rero bahisemo kuza mu mujyi wa Rubavu ariko hari n'abakongomani ubwabo batinyaga gusubira i Goma by'umwihariko twanavuze ko hari n'abagabo bazwaga ko bakwinjira i Goma ibyo ngibyo byarabaye hakaba rero hari ndetse n'ikintu twakwita gusaka mu buryo butari busanzwe abasanzwe bakoresha imipaka barabizi kwinjirwa mu bundi ntabwo hagazwa baboneka ibintu byo kubasaka mu buryo twavuga ko ubu budasanzwe bakabaciriginga bakareba bimwe byose bishoboka bakaronda telefone yabo babona video bakunye video zihuriye na ukurade rwa 20 ishobora kuba iri mu kaga rero nibyo byakomeje ku munsi w'ejo ariko byagize sakenda n'ubundi kumva ko ufungwa kuri Petite Barriere wabijya no gusa n'ubundi bwava abaturage noneho
bigaragara ko nta bantu bakiri hariya benshi kuri petite bariyeri nabyo kandi turi gukurikirana kuri grande bariyeri naho niko hagendaga haza abantu bagiye batandukanye by'umwihariko buriya uriya mupaka wa grande bariyeri ukunze kunyuraho abantu twakwita ndari vip b'abantu b'abadiplomate bafite amafaranga nibo bakunze kunyura hariya gusura petite bariyeri bakunze kunyuraho abaturage bakora ubucuruzi buciriritse aho rero twagiye tubona abantu baza bafite amavarisi nubwo meya w'akarere ka Rubavu atamenyeshe ko hari abantu mu buryo bw'ofisiyeri basanga ubuhungiro hano mu karere ka Rubavu ariko hari abazaga mu buryo twakwita ko butari ofisiyeri bakomeje kuza ejo n'imiryango yabo umuntu uhunze dushobora kutamuheruka kuko araza imodoka ivarisi umuntu ufite na matora ntabwo bavuga ngo ari gusura abantu mu Rwanda ibyo rero byarabaye nabyo ariko hakaza ari abantu bakeya ni nako rero uko byabaga twabonye ko amasasu yakomezaga kugenda avuga hano kuri petite bariyeri ariko kandi amasasu yavugaga kuri petite bariyeri gusa n'ibi bice byo mu murenge wa Rubavu amasasu yumvikanaga ariko kandi cyanzarwe n'amasasu yumvikanaga naho ngaho umuvandimwe yatubwiraga n'ubundi intambara yakomezaga muri Nyiragongo ibi byabaye kugeza nijoro mu masaha 3 za nijoro basa nkaho haciyemo tamoro nkeya ariko mu ijoro ryo guhera mu masaha 3 kugeza na n'ubu tuvugana haracyumvikana ibiturika ariko bya bindi byo navuga yuko bikomeye kuko uri hano mu mujyi wa Rubavu n'ubundi ntabwo wakuja imbunda amazi kugira umugunga ubwo birumvikana ko niyo mpamvu nyine cyo kumva za mbunda ziremereye numvaga abantu bari kuzita ngo icyiza ziri zifite iminwa myinshi ikubita ko kumva umutingito hano mu mujyi wa Rubavu hanyuma kandi abaturage aha ngaha bambukaga i Rubavu twamaze kumenya bambukaga igomba ko umupaka na n'ubu ukiri gukora ariko hari kujya ingerere bafite ubwikekwe bafite ikintu cyo kuvuga ngo hari igomba turagiye tugiye kumara iki abari kuvuga bati se niba generali yapfuye wewe urinde wo kudapfa kandi none ejo twatangiye kumva ibikorwa by'urugomo by'abaturage bamwe batangiye guhohoterwa b'abanyarwanda siritu bahohoterwa na bagenzi babo ntabwo ari rwose bavuga bati mwebwe muduteje amakuba ubwo rero bashobora no kubita ati mwebwe mwishe generali Kirimwami ubwo ni ibyo ushobora nawe kuba watekereza ubwo rero hari abaturage bajyaga n'ubundi Goma ubu bari kwigengesera cyane benshi ntabwo bari kujya bibaga mu ngo zabo hano mu mujyi wa Rubavu ahubwo barimo barumva amasasu kuko nabo ntabwo bari kwiyumvira Goma gusa ubwabo baragenda bari kumva yuko hari hanyuma rero sikovira iyo ishusho n'ubundi igendanye n'uko ibintu byifashe aha ngaha ariko noneho bamuyemerera ninjire ku makuru mfite agendanye n'ibiri kubera nyirizina kuri frontier ku rugamba twamenye amakuru y'uko nijoro kuko umujenerali witwa Apande Majoro Major General Kirimwami ayo maranka yose umuhaye bwarayafite cyangwa ugiye yahindura indimi yitwa Major General Nigerake n'ibyo afite twamenye amakuru ko ngo mu masaha za nijoro ngo General Kirimwami yishwe uribuka ko ku munsi w'ejo kugira ngo ikiganiro wakoze ejo komenti waravuze ati umurebe neza afite Kirimwami uburyo arimo aravugana na bariya basirikare batoya bamutunga intoki iriya shusho harito ntabwo yagusigira niyo mpamvu bigoye kwemeza irizina ryishe Kirimwami kuko mbere y'uko ngaruka ku byo twamenye ku kuba kwa Kirimwami n'uko hari umwuka mubi hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo aho bakomeje gushinja General Kirimwami kuba atari guhagurutsa indege Goma ngo zirase M23 bigatuma M23 ikomeza kubasagariza ndetse ikomeza no kubarasaho ibyo rero ntabwo hari kamubi ngira ngo n'umwira video y'ejo ya Kirimwami na Wazalendo byaragaragaraga aho bakomeza kugenda bamushinja bati Kirimwami yigirize ni ntabwo ari Goma cyangwa se bereye Goma turimo turarwana na M23 nta kintu ari kudufasha ibyo byatumye umwuka mubi ngira ngo na Minova ijya gufatwa na M23 hari amakuru twamenye yuko ingabo z'Uburundi zahise zivamo zitarwanye hanyuma kandi no ku munsi w'ejo harimo Wazalendo batari bashaka kujya ku rugamba ibi rero biri mu byasunikiye General Kirimwami kuza ku rugamba mu by'ukuri kugira ngo aze abustinge nk'uko byavuzwe abustinge morali y'abasirikare bari ku ruhande rwe ariko noneho akihagera amakuru avuze yuko Wazalendo bamubwiye bati ntabwo dusiga ujya uruntu rusasu mu Burundi iyi ntambara mu yindi nawe umusirikare si umusivile uraguma aha
zirahagurukije kuko ejo hari helicopters zigera muri enye eshatu aho ngaho ndetse na sakore zahagurutse ngo n'ubundi zarashe kuri M23 hariya biri barwanira mu mujyi wa Sake. Ibyo rero byatumye Kirimwami na Wazalendo n'abasirikare batabyumva kimwe, hanyuma baza kuba aza ku rugamba, ariko kuza ku rugamba kwe ubundi habayemo intonganya, habamo gushwana n'abasirikare biwe kuko hari ibyo batumvikanagaho, cyane cyane abo Wazalendo bamushinja kuba ari kubatererana ndetse ari guhunga urugamba. Ngo birashoboka cyane ko bakuru tutakwemeza ko ngo yashatse kongera gusubira i Goma, ubwabo bashobora kuba ngo hasi umwuka mubi waramwirasira. Ubwo rero twebwe ku ruhande rumwe tukabona ko Kirimwami hari option ebyiri, ko ashobora kuba yarashwe nabo ku ruhande rwe Wazalendo, cyangwa se akaba yarashwe na M23. Ubwacu tubona abigenda agera amakuru turi kubona kuri Sinotirayi ko ibyo ngibyo uko ari bibiri byose bishoboka. Hanyuma kuri icyo ngicyo cya Kirimwami cy'ikibuye, ubu ngubu imbunda ziri kubase cyangwa abari kurwanira abari kurwana ubu ngubu bari kurwanira mu bice bitandukanye za Mugunga. Mugunga hari imbunda zikomeye zo kuruhande rwa Coalition ya FARDC zirimo zirarwana zihanganye n'abari muri Sake. Ukiri aho inkambi ya Mugunga ntigihari? Inkambi ya Mugunga irahari kandi noneho inkambi ya Mugunga iracyahari, irimo impunzi, iri ni igice kirimo abaturage. Ibyo rero Coalition ya FARDC irimo irabikoresha cyane kandi yahisitaye polisi ikomeye cyane ya FARDC irimo irayikoresha cyane, irasa kuri M23 mu bice n'ubundi byegereye izo za Sake. Ni imbunda birumvikana ziremereye. Hanyuma M23 nayo ikagira ikintu twavuga gishobora kuba kiri kwikoma mu gukora no mu buryo bukomeye, kwirinda nayo kuba yagwa mu ikosa ryo gukomeza gusubizanya na Coalition ya FARDC Mugunga kugira ngo itaza kuza kwibona mu byaha byo kwica abasivile. Niho bisa nkaho niyo mpamvu turi kumva imirwano bitandukanye n'uko twajyaga bidusobanukiye mu kibaya tuyumvira, ahubwo bigasa nkaho turi kuyumvira noneho ahangaha mu mujyi wa Rubavu, ahangaha kuri Petite Barriere, ahangaha mu mujyi wa Gisenyi. N'ubundi bisa nkaho n'ubundi M23 iri guhangana n'imbunda ziri Mugunga. Kuba M23 yarageze Sake ariko ntibivuze yuko za Mbambiro yageze, ntibivuze yuko izo za Mugunga yageze. Rero bisa nkaho imirwano n'ubundi irimo irumvikana ahangaha, sharingi ya M23 irimo irasharinga izibutse za Sake ihangana n'abari Mugunga. Ubwo rero icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi ni icyo umuvandimwe yavugaga n'ubundi ni imirwano ikomeye izo za Nyiragongo, twumviye amakuru ko hari defense ikomeye ya FARDC ahitwa Samusamu, ahitwa mu Rusayo. Eurade reka nkugarure mu masegonda nk'icumi uba uri hafi. Naba ari hafi cyane. Hanyuma ibitaro bya Baho International Hospital biherereye Nyarutarama hafi y'itorero CL byishimiye kumenyesha ko gahunda y'ubuvuzi bwihariye mu ndwara z'abagore n'abana bato yatangiye ku itariki 16 Mutarama. Intego y'iyi gahunda ni ugutanga ubuvuzi bwiza ku bagore n'abana. Abaganga b'inzobere baturutse hanze y'igihugu bari kuboneka kugira ngo batange serivisi zitaweho. Serivisi zitangwa n'ubuvuzi bw'indwara z'abagore, kwita ku bagore batwite mbere yo kwibaruka no kubafasha igihe cyo kwibaruka, gusuzuma no kuvura indwara zitandukanye z'abana. Baramenyesha ko kandi hari na serivisi nshya ya CT scan itangwa no kubafite ubwishingizi bwa Mutuelle de Santé ndetse n'ubundi bwishingizi bwose. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa kwiyandikisha wahamagara zira nimero ubona kuri screen yawe. Mu gihe 5 Guy Trading Company Limited igurisha ibikoresho byiza byo mu gikoni cyangwa se byo mu nzu, ni ibyo mu ngo zisanzwe, muri restaurant, mu mahoteli ndetse hamwe n'ibikenerwa n'abageni ndetse n'amacumbi. Bakora mu nyubako ya TCB iteganye na station ya SP mu mujyi rwagati, ni inyubako natwe dukoreramo. NCDA irakubwira ko kandi wowe mubyeyi ari ufite inshingano za mbere zo kurera umwana ukamutoza ikinyabupfura n'indi migirire myiza cyane. Bitandukanye rero n'ibikorwa byeze muri iyi minsi bituma abana n'ubundi birangira bajya kwandavura mu mihanda kandi bari basanzwe bafite ababyeyi. Ikigendanye na divorce no kutumvikana kw'ababyeyi rero NCDA irabagira inama yo kukigendamo gakeya kugira ngo abana banyu bazabone uburere bukwiye. Umwana wanjye ishema ryanjye, ubwo ni ubutumwa bwa NCDA. Mike irakubwira ko igufite inyubako z'ubucuruzi igurisha, aho ushobora kuba wakishyiriramo ibiro ndetse na za apartment ushobora kuba wabamo cyangwa se ugakodesha mu mujyi wa Kigali.
bagane rero utangire gukirigita ifaranga aho ukimara kugura iyi nzu yawe uhabwa ibyangombwa byo mutungo kandi bashobora kuguhuza na banki bakorana. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri ziriya nimero none ubona kuri screen yawe aho dukurikiye, haba kuri televiziyo cyangwa se no kuri YouTube. Mu gihe waba wifuza gutunga inzu nziza mu gihugu cyakubyaye, gana Blackrock Construction Company Limited. Abangaba barimo baragufasha kukubakira inzu zigezweho zigendanye n'icyerekezo 2050 hariya mu Busanza. Izi nyubako zizaba zubatswe mu bikoresho bikomeye, kandi uri umunyarwanda uri mu mahanga cyangwa se uri imbere mu gihugu ushaka gutanga 20% by'agaciro k'inyubako ukeneye ko bakubakira, hanyuma 80% ukaba wazatangirwa na banki bakorana ku nyungu ya 15%. Sky World Maize Pro Kaunga namba uno cyose nimero ya mbere ibyo ni umva tubirwanisha. mwebwe murimo murajya impaka Baburetse gato nta mpaka turi kugira. umuntu witwa Kanyuka Baburetse Scove ndimo fashion. typing We typing. Kanyuka ari cyo akubwiye. Typinga. Mu gihe typinga ndakubwira ko kandi songa ruri kuvuga kuri Kaunga nimero ya mbere ni Sky World Maize Flour. Yego niyo turya tukumva tubyutse dufite imbaraga, tuyikoramo n'ibintu bitandukanye, amacapati n'ibindi, havamo ifarine kandi hakavamo n'injugu. Yego iyo utazivuga ndabizi urazikunda. Yego Scove fashion rero bagufite nabo imyambaro myiza